uko ikoranabuhanga rirushaho gutera imbere, telefone ngendanwa ntikiri yo guhamagara no kwitaba gusa. Technology has rapidly advanced and has made our life unquestionably easier and even more fun. We are in a world where technology is driving us. It's driving us to go so much faster, so much more focused. Ikoranabuhanga ni umurunga wa byose. Fungura ikiganza none usobanukirwa amakuru atandukanye ku ikoranabuhanga. Bivugwa ko isi yahindutse nk'umudugudu biturutse ku ikoranabuhanga. Nge ndi kuvuga ndi ku birometero by'intera ndende ariko uri kunyumva aho ngaho uri. Ubu ni ubushobozi bw'ikoranabuhanga. A world where technology is driving us. It's driving us to go so much faster, so much more focused. Mu myaka ibihumbi ishize ntawatekerezaga ko yava mu Rwanda i Kigali agakoresha amasaha 7 n'iminota 58 gusa akaba ageze i Cairo mu Misiri. Iri koranabuhanga ni nk'imodoka itwaye isi muri iki kinyejana. Hari amahirwe menshi yihishe mu ikoranabuhanga, hari icyo warikoresha rikakubyarira inyungu. Icy'ingenzi gusa ni ukumenya ngo ikoranabuhanga rikora rite, ni iki nabyaza inyungu, ni ubuhe bushobozi mfite mu kubyaza inyungu ikoranabuhanga. Twese ntidufite ubushobozi bungana mu kubyaza umusaruro ikoranabuhanga. Igihari kimwe nuko ubushobozi ufite bwose ushobora kububyaza umusaruro mu ikoranabuhanga. Uyu murunga ubumbatiye byose bituganisha ku iterambere, ufite intera ingana iki kugira ngo nawe ukubyarire ubushobozi cyangwa ubukungu. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ihene irishiriza ku burebure bw'umugozi wayo. Nawe ushobora gukoresha ubushobozi buke cyangwa ibyo ufite ukabyaza umusaruro ikoranabuhanga. Igihari cyo ni uko ikoranabuhanga ari inzira yagutse yakubyarira ubushobozi butandukanye. Kugira ngo wumve ikoranabuhanga rikora neza, urutonde rw'abantu 9 bakize ku isi, 8 muri bo ni abafite ibigo by'ikoranabuhanga. Bafite ubushobozi buruta bw'abantu batuye isi 1/2 cyose. Birashoboka ko utakwigeranya nabo, ariko nawe hari icyo wakora ikoranabuhanga rikakubyarira inyungu. Uyu munsi reka turebere hamwe uburyo bwizewe wakoresha ikoranabuhanga rikakubyarira inyungu. Ndishimwe Josue Maripasi. uko ikoranabuhanga rirushaho gutera imbere, telefone ngendanwa ntikiri yo guhamagara no kwitaba gusa. Technology has rapidly advanced and has made our life unquestionably easier and even more fun. We are in a world where technology is driving us. It's driving us to go so much faster, so much more focused. Umva iki neza, umukire wa mbere ku isi ni Jeff Bezos. Afite urubuga rucururizwaho ibintu bitandukanye, Amazon. Uwa kabiri ni Elon Musk. Uyu nawe afite ikigo mu by'ikoranabuhanga ku bumenyi bw'ikirere, Tesla SpaceX. Uwa kane ku isi ni Mark Zuckerberg. Uyu yarazwi cyane niwe nyiri Facebook ndetse n'ikigo cya Meta cyaguze Instagram. Bill Gates aza ku mwanya wa 5 kuri urutonde, aho afite Microsoft yitwa Windows. Iyi yaje ikuraho icyitwaga MC-DOS ahagana mu mwaka wa 1985. Imbuga za interinete zishobora kubyazwa inyungu mu buryo butandukanye. Icyo bisaba ni kimwe, ni ukubiha umwanya no kubikora ubikunze mu buryo bwa kinyamwuga. Ushobora kubikora nk'akazi ka buri munsi cyangwa ukabikora nyuma y'akazi kawe, byose bikakubyarira inyungu. Mu buryo bwiza, reka tuganire ku nzira 7 zitandukanye wakoreraho amafaranga kuri interinete. Uburyo bwa mbere, ushobora kugurisha amafoto yawe kuri murandasi. Mu Rwanda abantu benshi batunze telefone z'ubwoko bwa smartphone zifite ubushobozi bwo gufotora. Aya mafoto wirirwa gufata ashobora kukubyarira inyungu n'amafaranga ukaba waba umuherwe. Hari imbuga zitandukanye ushobora kugurishaho amafoto. Hari nk'urwitwa Shutterstock, Photoshaper na Get Image. Ubu buryo ni uburyo bwizewe ushobora kugurishirizaho amafoto utagendanye n'uburyo bwose bundi bufifitse ushobora gutangaho amafoto ngo ubone amafaranga. Ubundi buryo bwa kabiri, ubu burakunzwe cyane kandi abanyarwanda benshi barabukoresha, ni uburyo bwo gukora amavideo ndetse no gukora content za YouTube. Urubuga rwa YouTube
rurakunzwe cyane hano mu Rwanda kandi rutunze benshi. Amavideo n'ibiganiro byo gushyira kuri YouTube nabyo bishobora kubyarira akayabo abantu benshi muri iki gihe. Wakora filime, wakora komedi, wakora ibyigisho runaka cyangwa watangaho amasomo atandukanye. Abantu batandukanye uzi babaye abasitari abenshi baba bamenyeye kuri YouTube, ariko nawe uyu munsi watangira. Ubutaha tuzasobanura neza uburyo wakwinjiza amafaranga kuri YouTube. Niba usanzwe ubizi ni byiza, niba utabizi nabwo umwanya n'uyu nguyu ushobora gutangira gukora amafaranga kuri YouTube. Ariko iyi niyo ncururizagaho, buranje n'abayobozi n'inju barangiraga amazu. Ubundi buryo ni ubwa gatatu, ni ukwandika. Burya kuri interinete haboneka ibiraka byo kwandika niba ufite ubumenyi bwo kwandika. Ushobora kuba ufite ubumenyi bwo kwandika ukoresheje mudasobwa n'ubundi buryo bwihuse. Hari imbuga zitandukanye ushobora gusangaho kano kazi. Aha twavuga nk'izitwa Fiverr na Upwork. Aho uragenda ukafungura konte ikagufasha kuhashakira ibiraka. Ubundi kandi ni uburyo bworoshye ku buryo ikiraka kimwe ushobora no kugikoreraho amafaranga arenga amadolari 500. Nababwiye uburyo burindwi wakoreraho amafaranga kuri murandasi. Uburyo bwa kane ni ukubaka urubuga rwa interinete. Ibi bizwi nk'ama website, ama blog, ama magazine ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye. Aha wanakubakaho urubuga rucururizwaho ibicuruzwa bitandukanye, ese rukora n'izindi serivisi zitandukanye. Burya imbuga za interinete zishobora kubyara inyungu binyuze mu byitwa AdSense. AdSense ni uburyo urubuga rwa Google runyuza amatangazo yarwo ku rubuga rwawe. Ibi bishobora kuba byagufasha kuronka amafaranga bitewe n'abakanze kuri ayo matangazo. Si n'ibyo gusa, ni n'umwanya mwiza wo kugaragaza ibyo ukora, ndetse ubu buryo ni uburyo bwagutse ku buryo n'ibigo bitandukanye bisabwa kuba bifite urubuga rwa interinete cyangwa website. Aha uba ufite urubuga rwa interinete ku buryo n'abantu batandukanye ushobora kubashyiriraho ibintu byabo ukabyamamaza. Hari indi nzira ya gatanu, ni ukwigisha. Burya niba ufite ubumenyi runaka ushobora kububyaza amafaranga binyuze kuri interinete, ariko bigasaba gutanga ubumenyi mu rurimi runaka mpuzamahanga kugira ngo abantu barukurikira babashe kukumva. Ushobora no gukoresha ururimi kavukire rwawe kandi ugatanga ubwo bumenyi. Iyo ubutanga abantu bareba ibiganiro byawe cyangwa se babikurikira, hari uburyo bw'ubushobozi runaka ubona biturutse kuri byo. Hari n'ubundi bumenyi butandukanye waba ufite ushobora gusangiza abantu bikakubyarira inyungu. Hari abafite ubumenyi mu ikoranabuhanga, wenda se mu gukora imbuga za interinete, mu gucuranga, mu kuririmba, mu myitozo ngororamubiri, mu bumenyi rusange bw'indimi, imibare, ubugenge, ubutabire ndetse n'ibindi byose. Aya makuru ushobora kuyagurisha cyangwa se ukayatanga bikakubera isoko y'amafaranga. Hari ubundi buryo bwa gatandatu nk'uko nababwiye, ni inzira zirindwi zagutse wakorera amafaranga kuri interinete. Ubu buryo ni ukwandika ibitabo ukabigurisha. Niba wakurikiye ikiganiro neza, umukire wa mbere ku isi navuze hejuru ni Jeff Bezos. Uyu niwe nyiri urubuga rwa Amazon, ikigo gikomeye cya mbere gicururizwaho ibitabo. Na hano mu Rwanda hari imbuga zitandukanye wacururizaho ibitabo. Ibi bisaba kuba ufite igitabo gifite umwihariko ku buryo bukurura abifuza kugisoma. Ushobora kukigurisha kuri uru rubuga rwa Amazon Kindle. Ni wowe ugena igiciro cy'igitabo cyawe, ubundi bakakikugurishiriza ukabaha commissionary. Si ngombwa ko wandika igitabo kinini cyane, burya ibitabo bikunda kugurwa biba bifite n'amapaje make. Ibi ntibisaba ubushakashatsi buhambaye bw'amashuri ahanitse, kuko ushobora kwandika ku buzima bwawe, ibintu uzi neza, ahantu watembereye, ibitekerezo byawe ndetse n'ibindi byinshi. Twavugaga ibintu birindwi byagutse by'ahantu ushobora gukorera amafaranga kuri murandasi cyangwa kuri interinete. Ikintu cya karindwi ni ukugira uruhare mu bushakashatsi butandukanye. Wenda ntibimenyerewe, ariko hari imbuga zitandukanye ujyaho ugatanga amakuru cyangwa ukagira ibibazo runaka usubiza, nabwo ikaba inzira yo kubona amafaranga. Ibintu bishobora kuba byinshi kurenza uko mbivuze, ariko igihari ni uko izi mbuga dukoresha buri munsi nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter ndetse n'izindi zose zishobora kuba isoko y'amafaranga. A world where technology is driving us. It's driving us to go so much faster, so much more focused. Iki kinyejana cyambitswe umwenda mushya wo koroshya ubuzima biturutse ku ikoranabuhanga. Niba abakire ba mbere kuri iyi si bakijijwe n'ikoranabuhanga,
niba serivisi zawe zitandukanye zose uzikoresha ikoranabuhanga, niba buri munsi butakwira udakoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga nka radiyo, televiziyo, telefone ndetse n'ibindi, ikoranabuhanga ryinjiye mu buzima bwawe, ese urarikoresha ngo rikugirire akamaro cyangwa ni igikoresho cy'ingirakamaro gusa? Ndishimwe Josue Maripasi. uko ikoranabuhanga rirushaho gutera imbere, telefone ngendanwa ntikiri iyo guhamagara no kwitaba gusa. Technology has rapidly advanced and has made our life unquestionably easier and even more fun.